cyo kurekura cyangwa kugumana umutoza Wade biraza kuzuzwa uyu munsi hari inama ku cyicaro cya Rayon Sport hari Yasinia cyaranimutse mutazajya ngo ntikimutse Murera ubu yagiye gukora iki Kicukiro Zinia nuko ngo hari inama nyuma y'izi match ebyiri match ya Rayon Sport yatsindwaga n'ikipe ya AS Kigali na match Rayon Sport yanganyaga n'ikipe ya Kiyovu ubundi ngo kugeza hari amurika ko twari twababwiye ko Rayon bari convaincu ko batari muhindura imbere y'izo match ebyiri ko baravuga ati nazitsinda niyo aperi yatsindi zayo izabiturusha rimwe icyo gihe rero baravuga bati mu buryo bweruye ariko nyuma yo gukora ikosa agatsindwa akajya amatandatu agahita yongera akanganya baravuze bati oya ibi bintu tubitekerezaho kabiri hari propose ebyiri ubundi ngo ziri ku meza iya mbere ariko babanje bakareka Lorenzo agakoresha amatora wadahagume bishyiraho mu gihe uri kubishyiraho ni byiza cyane nabishyiraho Wade hari propose ebyiri uruhande rumwe ruravuga ruti Wade si umuswa ni umutoza mwiza ahubwo tumushakira umutoza mukuru wadahagume yungiriza ahagume umutoza wungiriza ntitumusezerere ngo dutange amafaranga yo kumuherekeza wenda umutoza mushya ngo tumubwire ngo zana staff yawe oya tumubwire umutoza mukuru dushaka tuti coach dufite abatoza bungirije y'abahanga muri secteur zose turabona umutoza mukuru dufite umutoza w'abazamu mwiza wa Uganda dufite umutoza wa fitness wa munya South Africa nabonye abakiri baranamukunda cyane kandi na fitness koko ya Rayon Sport urabona ko yayikozeho cyane neza cyane taza umuhanga ati dufite umutoza Wade wungirije maze ku warusigaranye ikipe igihe kinini kandi ukabona ko agenda akora amarotation y'ingira kamaro hari n'imikino agiye nabatsinda ikomeye kajya mu match ya Police ni match akweretse ko Wade ari umutoza mwiza ntago ari umuswa ubwo rero nicyo bamwe bari baraza proposal rero imwe iravuga iti Wade nahagume haza umutoza mukuru indi iravuga iti uretse gato Paul yahageze kuri YouTube abantu batore umutoza wa Rayon Sport Mohamed Wade agumana ikipe cyangwa agende mugende mutore nuko uzajya ukora gusa hano sorry hagati ya ahagume cyangwa agende nugukoraho gusa turaza kuvuga uko byagenze yego rero kiravuga ngo ahagume ariko ahaguma umutoza wungirije baza umutoza mukuru ikindi kiravuga kiti mufate umutoza Wade n'abandi batoza muhamagare bose ko bakabaye mubabwiye ngo tubagiriye icyizere mufatireyo mukore iyo bwabaga tugiye kubaha abakinnyi muri phase retour yego barutayizamu mwaburaga tugiye kubavuga abo bakinnyi bagiye kuza muri retour turabafite n'amazina n'amafaranga bazishyurwa noneho iri rigiye kwa Kinyarugenge dose yose ndayitanga dose ikomeye masase ko ari kwihuta iminota utabigenza tirahari iminota cyari 30 n'icyo pe nkurikije inkuru za nyine ntabwo nyuzwe pe bakongeza 30 umura bati tugiye kubaha abakinnyi beza mwaburaga ni musunike amakosa mwakoze muri fazare ntiyongere uruhande rero rumwe ruravuga ruti twazicuza muze mu ruhande rwa gatatu ni mande ntago rwa gatatu nabuzemo n'uvuga ngo abatoza bose bagende ntarwo Rayon Sport ntago ishaka kurekura abatoza bose ibitekerezo ni bibiri turayirekera Wade tumuha abakinnyi dukorana inama nawe tuganire mbega amatora amanuka nk'imvura we wagira ngo ni umugezi cyangwa se we tumukuremo tumugumane nk'umutoza wungirije ariko tumuhereze umutoza mukuru ikintu rero yo iri kuvuga idashaka yego ndishaka kurekura Wade ngo agende keretse wenda uwo mutoza mukuru aje akavuga ati njyewe ndishakira wenda umwungiriza ntabwo bariya baba fitness bo ntabwo azabakoraho yego ntabwo ni umutoza mukuru wabwira ko bafite Wade bagakorana cyangwa se akaba adashaka Wade wenda bagasezerera Wade ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ruti oya Wade si mubi ahubwo nuko wenda dukina nabi kubera ko hari abakinnyi bamwe na bamwe tudafite mu myanya bigaragara ko batari beza kuko rero iravuga ngo si ikibazo cyo gutsindwa cyakunganya match ibyo bibaho n'undi ntabwo twari gukina zose tudasezwe ariko ikibazo ni turi gukina gute nabi none abandi bakavuga batari ko gukina nabi si coach
no ku bwa Zerfan mukuru twakinnye nabi. Gukina nabi ni ikibazo cy'abakinnyi bamwe dufite batari ku rwego rwiza mu myanya runaka. Kwizigira wandashije cyangwa Lorenzo ahubwo mukambaza ngo rero ibyo bibazo by'abakinnyi ni bande? Umva rero barabakura he haravugwa bande? Nese nkuranze abantu baravuga ko ikipe ya Rayon Sport idatanga umusaruro uhagije kubera ko n'uburyo bw'imikinire budasa neza. Ariko abenshi bagatunga urutoki ko hari abakinnyi bari muri Rayon Sport bari kuri liste banayujuje ariko batari ku rwego rwo gukinira ikipe nka Rayon Sport. Rayon Sport ifite imyanya ingahe yo kongeramo abakinnyi? Ese abakinnyi bazongerwamo bararambagijwe? Ese hari abahari bakwiriye kurekurwa? Tujye muri Rayon Sport n'abakinnyi bakwiriye kuba abakinnyi. Rayon ikibazo cya mbere ifite imyanya 3 yo kongeramo abakinnyi. Ifite abakinnyi 27 na Kamara arimo. Bari 26 Kamara aje wa 27 uriya Kamara basinyishije. Arsene Kamara yaje wa 20 Le Benoit. Ntango afite umwanya 28 29 na 30 ni imyanya 3 basigaranye. Cyane Le Guinée. Voilà Le Guinée. Umwanya wa mbere nubwo basinyishije Kamara ariko baravuga bati dukeneye rutahizamu nimero 9 typical number 9. Lorenzo iyi nkuru uri inshuti yanjye nakabaye ntayivuga kuko ndabizira gushengura umutima ariko wihangane umunyarwanda yaravuze ngo oh my god tegura umutima wawe Lorenzo tegura umutima wawe witegure kumva ibintu kuryoheye ariko umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha iki asigaje amezi 18 n'umwaka umwe n'igice mu ikipe ya Musanze Football Club yitwa Peter Agbrevoor. No Rayon Sport yamaze kuvugana na agent wa Peter Agbrevoor yitwa Emifire. Bumvikanye ko reizishora release clause ya Peter Agbrevoor muri Musanze umva uko ivuga. Baravuze ngo ni miliyoni 10 zonyine niko bakoze kontra na Musanze. Ngo Emifaya no muhanga cyane we na Peter babwiye Musanze bakora amasezerano asinya muri Musanze ngo ni hazi kipe igatanga miliyoni 10 nta nubwo hazaba n'ibiganiro muzayakira mutaburanye bitemba muri Musanze munde kurengenda nta yandi mananiza nukuvuga ngo no other discussion nta biganiro ni miliyoni 10 cash umukinya gahita sohoka. Rero yabwiye Emifaya ngo ayo mafaranga turayashaka tuyishyure. Oh my god Agbrevoor mushobora kumona yataka muri Rayon Sport muri phase uwo numwe. Dossier nimero 2 hari abantu bamwe babyumva hari n'abandi batabyemera. Mpamagara abantu b'inyamirambo mwegere radio ngaho re TV muzitereke hasi bagiye muri Rayon Sport ibintu naga mu ntega amatwi abantu b'inyamirambo ntabwo bazibura Rayon Sport ntabwo yazibura. Mere hano kan Kigali nzamuke 40 ngere hejuru ururani uteza amamiliyoni 50. Merutse kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport Sanzira hendwa pe marabyumva barambwira ati mwabonye Rayon Sport itanga raporo y'uko yagiye igabanya imyenda Jean Fidel yasanze kandi arimo agenda yigabanya izanarangira burundu kuri manda ye. Muri Rayon Sport barambwira ngo ntitukiri ikipe igira ikibazo cya miliyoni kuva ku 10 kugera kuri 20. cyo cyarakimutse wango niba ayo makuru mamunyashimangiye kugura Peter no kugura igikombe niba Rayon Sport n'ubundi yari bugiye Musanze urumva n'ubundi yari bugiye Musanze yagurishije umuntu bita Fabio muri APR barambwira tuwagurisha yagurisha na APR imbumbe twayibona umukinnyi yasohotse Musanze amafaranga yageze kuri konti. Yego ubu rero na Rayon Sport yabwiye ko nta kibazo ifite hagati ya miliyoni 10 na 20 kuri konti zabo baraverisa kuri konti ya Musanze Football Club.
miliyoni 10 umukinnyi amanuke ave kuri Mukuma yinjire dosiye y'umwataka nuko Rayon ngo igiye kwikemura irazana Peter Agbrevor na Kamara na Esenu na Bare ngo niba batabona muri Amerika uzajya batsindira ibitego ubwo bizaba byaranze. Majaliwa nimero 6 wa Rayon Sport Lorenzo nkuru ndayikurikira ngiye kumwifashisha simvuga uriya mukino ari kwanonsa yavunitse burya agatsintsino abunitse agatsinsino bari agatsinsino n'ahantu habi gatinda gukira karanaryana cyane uzabyumve nawe niyo wagakubita nk'ahantu nko ku ntebe uzumva ukuntu karyana baramubwiye bati wabazwe byashaka bigafata igihe ugakira neza. Majaliwa aravuga ati simbagwa none Rayon Sport nayo ariko baravuga bati none se nabagwa wamugana Kamara sezo yose adakinnye ubwo tuzongera kugira kweri uburyo twakwitwara neza. Bamukoreye byitwa kine no kuvuga n'uburyo bagenda ba massage bita kinesiotherapy gukangura imyakura kugira gute iyo mu gatsinsi. Rero ibyo ngo ntabwo ari ibintu bikiza neza agatsinsino igihe icyo ari cyo cyose ashobora kongera gutonekara ashobora kuzagakina match 3 agatonekara cyangwa enye agatonekara agasiba imwe akagaruka gutyo. Ntabwo muri Tour donc abizi ko zaba ari 100% nk'uko akinnye iriya mikino ibanza. Icyabaye rero Rayon Sport hari uruhande ruri kuvuga ngo yahawe miliyoni 10 na Kiyovu ayisinyira umwaka umwe amaze gukiramo amezi hafi 5 yambara nimero 7 ntabwo ari we bari kuvuga bati nimureke tugarure Niyonzima Olivier Sefu Kambana roho no way kuko Majaliwa ntabwo yizewe neza niba azatubera mwiza kuri ugura igikombe ku buryo bweruye. Niyonzima Olivier Sefu nabwo ngo ari kwara 10 million kuzacyumva kabwa ati asigaje amezi 6 ntabwo yasaga ntabwo shenari yasaga ni mu kwezi kwa 5 azashoje miliyoni 10 azashoje cyane bari bagiye kumi 10 sezo yose abakinnyi igice ni mureke tubakubita miliyoni 10 umukinnyi tumwitwarire adukinire Tour ari ukirura Niyonzima Olivier Sefu ari mu biganiro biri buganirwa uyu munsi muri Rayon Sport bavuga ngo turazana Sefu na Majaliwa ahari ikibazo muri mediane ikibazo cyane ejo mwarabonyereje kina gatandatu kuri match ya Kiyovu kuri match ya Kiyovu batweretse ko nta mediane Kambana roho kapiteni wa Kiyovu Sport Niyonzima Olivier Sefu tumaze kubona abakinnyi babiri Kambana roho Niyonzima Olivier Sefu Rayon Sport mu biganiro. Nimero 3 ndaza kwa Lorenzo umwanya ahoreyo ngo biri kuyigora bamwita Richard Evazombwa Kirongozi kuki Rayon Sport iri gutinya ngiye kwabwira hano rero iri gutinyira hanyuma mfite mparo Lorenzo umwanya abari wa mukinnyi ushobora ahubwo kuza aho kugira ngo haze yana confirm yaho aho kugira ngo haze Kirongozi tujye kwabwira isasu rye kuza witonze aba rero murahari ndashaka 2,000 haraburi ijana Lorenzo izi nkuru ntabwo tugiye kuzibikira oh my god bakabuzura 2,000 niba tuzuri 2,000 izi nkuru turazibona kandi ntabwo ari Chantal amatora ari bageza kuri 435 Lorenzo ndebere ni 1940 ingahe n'abantu na 15 niyongera abantu 85 ni bakeya muze YouTube tubabwiriza muri porogana koko nibaze iminota dushyira ntazibika ko tuzifite kwenyine izi nkuru ni inkuru ngiye niboneye ngenyine ndabizi ko tuzifite twenyine twazikira kwa gatandatu asigaye iminota 3 irigane tusigaye iminota 3 nyine nibuzure kuri Bazombwa rero niki cyabaye Kiyovu ngo Kirongozi iri kuvuga ngo muzane miliyoni 40 niba ari umuntu utekereza umuntu yitwa Kirongozi menshi nabwo rero miliyoni 40 season hagati mu kwa mbere nabwo rero kuko Kiyovu ngo iri kuvuga ngo twamuguze 27 tugomba natwe kumwungukamo umushaka nadereze miliyoni 40 ariko Kirongozi we aravuga ngo izo miliyoni 27 barabeshya muri Kiyovu ntabwo ayo mafaranga bayujuje ntabwo zageze abwo Kirongozi ngo aravuga ngo muzanye 40 nafatamo nka miliyoni 10 bibiri byose mugabisanzuye mureba ko ishime rwose ati nafatamo nka miliyoni 10 tukayiha 30 Kiyovu nkayisohokamo bo aravuga ati reyo mushake 40 tuyihereze miliyoni 30 Kiyovu noneho njyewe mfata 10
umukinnyi nuko bari kubitekereza nifate 10 ubundi 30. ariko ngo amakuru yanditse rongi ngo bakaba barabonye uburyo Apamu Asongwe yananiwe kwintroduza nk'umukinnyi ukomeye bakaba bati uyu muhungu wumutse gutya ufite amaraso y'umukongomani ari gukinira uburundi kizombwa ntawamufata akamuha uruhande barafinda afata urundi ngo bakagera na Mboma Aperi kandi nawe izashaka umwataka wundi ushobora no kuza anarusha Mboma ngo bashaka gukora icyo bita muri Aperi icyo bita inattaque tranchante ngo ni nk'ubugi butebesha mu gihombi ngo ni inkota izajya ikebera mu kibero ikuranye mu kirenge ngo ni epe ade tranche nabo ngo kuri kirongozi barahari a double tranche